Nongeye kubifuriza ibihe byiza bakunzi dukomeje kubana umunsi ku wundi. Ni byiza ko mudukurikira. Niba uri mushya kuri uyu murongo, kanda subscribe kugira ngo ntihajye hagira ikiganiro na kimwe kigucika. Nk'ibisanzwe, tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugeze ku izina Obedi. Obedi ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rifite inkomoko mu Giheburayi ku izina Obadiha, aho risobanura umugaragu w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana. Dore rero bimwe mu biranga ba Obedi. Obedi ni umuhungu uzwiho gutetesha inshuti ze cyangwa se abagize umuryango we. Akunda gushakisha amafaranga kugira ngo abashe kwita ku bamuzengurutse bose. Akunze kuba ari umuhungu w'umukristo ukunze kwita ku bintu by'iyobokamana, akabishishikariza n'abandi. Ibintu byose akoze biramuhira kuko aba yashizemo imbaraga nyinshi zose zishobotse kugira ngo abashe kubigeraho. Ni umugiraneza wita ku bandi kandi akumva amakosa yabo. Ikindi wamenya kuri umwana w'umuhungu, ngo Obedi ababarira byihuse, ukandagwa neza. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Obedi. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba utarakora subscribe, ugira umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gisha ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.